ibinyabuzima bikomeye biba ibishonga mu bwatsi bw'imirimo. Niyo mpamvu ufata ibibazo byawe nk'intambwe ahubwo ntibibe imbogamizi. Ubuzima butwigisha amasomo ahise mu bibazo. Menya wibuke kandi wiyubake ukomeze utere imbere. Hello beautiful souls, welcome to the Kuzuba mirror. I'm Kuzuba Diana, and today I want to share something very close to my heart. Something that can change the way you see your life, your purpose, and your future. Before we dive in, make sure you hit that subscribe button and join our growing family here at the Kuzuba mirror. Let's build a community where every person can shine, grow, and find the hope. The power within you. Every single one of you has a spark, a light that the world needs. Many times we forgot it. Life's challenges may dim it, but your spark is always there. Take a moment, close your eyes, and feel it. That's the power inside you that can create, heal, and inspire. You are your greatest tool. Respect yourself, nurture your mind, and embrace your uniqueness. Embrace challenges as a teacher. Every difficulty you face is not an enemy. It's a teacher. When you fail, when someone hurts you, or when life seems unfair, these moments are shaping you into a stronger, wiser, and more compassionate person. Remember, diamonds are created under the pressure. So embrace your challenges and see them as stepping stones, not obstacles. Life teaches reason disguised as a hardship. Read, grow, and keep moving. The art of connection. No one succeeds alone. We are built for relationship, for connection, understanding, and empathy. Reach out to someone today. Smile, say kind word. Help someone in need. The energy you send out will come back in ways you cannot imagine. Human connection is the true wealth of life. Invest in kindness, understanding, and love. Daily choices shape your destiny. Every day you choose what you eat, what you think, how you react, what you focus on. These choices determine your life's path. Small actions repeated over time become the life you live. So, choose wisely, choose gratitude, choose growth, choose love. Your destiny is right in the choices you make today. Beautiful souls, thank you for taking this time to listen and reflect. Remember, your life is precious, your choice matters, and your light is needed in this world. If this message touched your heart, subscribe to the Kuzuba mirror, share it with someone you care about, and let's build a community where everyone shines. From my heart to yours, thank you for being open, thank you for listening, and thank you for believing in yourself. Together we create magic, hope, and a future filled with light. I'm Kuzuba Diana, and we'll see you in the next message. Stay bright, stay powerful, and keep your spark alive. Nitwa Kuzuba Diana. Nkubwire ngo kana subscribe ahangaha kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Uyu munsi nashaka gusangiza ibintu biri ku mutima wanjye, nyine ibintu bishobora guhindura uburyo mubona ubuzima bwanyu, intego zanyu n'ejo hazaza hanyu. Mbere yo gutangira kanda subscribe kugira ngo twubake umuryango w'abantu bazamura abandi, bakubaka ejo hazaza heza. Imbaraga ziri muri wowe. Buri wese muri mwe afite itara, umucyo isi ikeneye. Akenshi turibagirwa ibibazo by'ubuzima bishobora kuwuhisha, ariko umucyo wawe uhari buri gihe. Funga amaso wumve. Imbaraga ziri imbere muri wowe, zishobora guhanga, gukiza no guha abandi icyizere.
wowe ni wowe wifitiye ubushobozi bukomeye. Wiyubake kandi wubake n'abandi. Wubake ubwenge bwawe kandi wemere ko uri uwihariye. Fata ibibazo nk'ibintu byo kukwigisha. Buri kibazo uhura nacyo si umwanzi, ni umwigisha, ni umwarimu. Iyo utsinzwe cyangwa umuntu akakubabaza cyangwa ubuzima bukakubabaza, ibyo bihe biguhindura umuntu ukomeye, wiyubakiye ku bwenge kandi wuzuye n'impuhwe. Ibinyabuzima bikomeye bishonga mu bwatsi, kandi niyo mpamvu ugomba gufata ibibazo byawe nk'intambwe, ntibibe imbogamizi ahubwo. Ubuzima butwigisha amasomo ahise mu bibazo. Menya kandi wiyubake, ukomeze utere imbere. Ubumenyi n'umubano n'abandi. Nta muntu utsinda wenyine. Twebwe twubatse ku mubano. Kumva abandi no kugira impuhwe, gushyikirana n'umuntu uyu munsi kandi umusekere, uvuge amagambo meza cyangwa ufashe umuntu ukennye cyangwa se umuntu ukeneye ubufasha. Imbaraga uzaha abandi nizo zizakugarukira mu bintu utatekerezaga bimeze nk'amaji, ibintu byikora. Umubano n'abantu ni umutungo nyawo w'ubuzima. Shyira mu bikorwa ubumuntu, wumva abandi kandi ugira urukundo. Hanyuma amahitamo ya buri munsi niyo yubaka ejo hawe hazaza cyangwa se ubuhamya bwawe. Buri munsi ujye uhitamo icyo urarya, ibyo utekereza n'uko witwara, ibyo wibandaho. Ibi byose bigena inzira y'ubuzima bwawe. Ibikorwa bito byikora buri munsi bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwawe. Hitamo neza. Hitamo gushimira, hitamo gukura no gukunda. Ejo hazaza hawe handitse mu mahitamo cyangwa se mu byo ukora uyu munsi. Bantu beza rero, murakoze gufata umwanya wanyu kumva no gutekereza kandi. Ibuka ubuzima bwawe burakomeye. Amahitamo yawe afite agaciro kandi umucyo wawe urakenewe muri iyi si. Niba ubu butumwa twari turimo turatanga hano ruguru bwakugiriye akamaro, kanda subscribe kuri iyi channel yacu ya Kuzuba, usangize n'undi muntu uzi kandi ushaka ko ibintu bimujyaho cyangwa se uzi ko byamugirira akamaro. Ku mutima wanjye ndabashimira kuba mwanyumvishe, mukaba mwemeye gutekereza no kwemera kwiyubaka. Hamwe turi kumwe dushobora guhanga ibyishimo, icyizere n'ejo hazaza huzuye umucyo. Gende Kuzuba Diana, kandi tuzahura mu butumwa bukurikira. Mukomeze kuba abantu bafite imbaraga, kandi mukomeze umucyo wanyu ugaragarire rubanda.